uyu munsi nababwiye yuko nshaka ko tubanza twinjire neza ubundi business ni iki. Ubundi business ni ubuhanzi. Ni ubuhanzi kubera iki? Kubera yuko bufite amategeko ushobora gukurikiza kugira ngo ubukore, ariko ntago ayo mategeko ariko bisobanuye ko ari ugomba gukurikiza kugira ngo bikunde ugere ku ntsinzi. Bisobanuye iki? Murabona kwako ntago ari fixed, ntago ari ibintu bihagaze ngo nukora bino urahita ubibyara, ariko biragufasha. Ibyo bintu bya metode cyangwa inzira binyuramo bigufasha gukosora amwe mu makosa ushobora gukora muri uru rugendo. Kwako ni urugendo ruba rurimo hejuru rurimo no hasi, ntago ari ibintu bigiye ku murongo gutya. So niyo mpamvu uyu munsi dufite story y'umugabo witwa Levis. Kwako akenshi ntago nakundaga kubivuga, niwe role model wanjye. Ukuntu areba ibintu n'ibiryo ibintu bye bimera perfect kabisa, narabikunze. No kuvuga ngo uyu mugabo Levis abenshi bamuzi mu myenda, abenshi bambaye imyenda ye n'ubu ngubu iracyambarwa, yubatse brand. Ariko mu gihe muri za 1800 gutyo atangira igitekerezo cye, ntago ndi bujyemo muri portfolio ya histoire, ibyo ni ibintu ushobora no kumva ahandi, ariko ngenda ajya kuri part ya business. Uyu mugabo bakoraga ahantu kuri chantier, arangije umunsi umwe agiye kuza ku kazi, inzira banyuragamo imvura yari yaguye, haza noneho ihuza amariba, hanyuma inzira irifunga. Yifunze, hirya hari umugabo wari ufite ubwato, ariko we abantu bari aho bananiwe kwambuka, we abinyarugenge ajyayo amwishyura gukodesha ubwato warabuzana. Hanyuma ba bantu bari bagiye ku kazi b'abayede n'abafundi abishyuza amafaranga, arabambutsa. Amaje kubambutsa asubiza ubwato hehe kwa wa mugabo, aramwishyura yo kubukodesha, hanyuma nawe akenyereraho inyungu. Ako kanya abantu baje abayede n'abaki bose bari bagize icyo kibazo, barangije bakora iki? Bashaka kumukopiya. Bamwe baramukopiye, umugabo arabireba aravuga atoke, ibi ngibi ntago ari nabikoze kubera ikibazo cyari gihari ndagikemuye, ahubwo niba mumukopiye ntacyo bitwaye. Warongera arareba ku kazi asanga bafite ikibazo cy'uko bararya, ntabwo babona umuntu bazanira ibiryo. Wareba uburyo bararangije akazi agira iki, akajya agenda amasaha yagera akajya gukura ibiryo hirya akabizana. Hanyuma abantu bari aho ngabo bananiwe, bumva bananiwe, bakumva batajya ahandi bakagura bya biryo bye, hanyuma bakamwishyura. Umunsi umwe bati natwe reka dukore iyo business. W'ikintu yahise akora, yahise ahindura. Arangije aza kuvumbura yuko aho ngaho haba ibintu by'amashitingi nyine buba bakoresha ku mashantiye n'ibintu by'ibifuka, bamara kubikoresha bakabijugunya. Arangije arabiravuga ati wakoramo ahubwo imyenda ikomeye abantu bambara, ko abayarebaga imyenda baza ku kazi bambara bakabona isaza vuba kandi bihenze. Arangije aravuga ati wafata muri izi shitingi n'ubundi ko zikomeye nkazihinduramo amasarubeti abantu bambara ku kazi. Arabikora. Abikoze niyo business niyo yatangiye kwinjira mu ruganda rw'ibintu by'imyenda. Ako kanya abantu bagenda babyambaye. Bimaje kugenda gutyo niho yahise akuramo noneho igitekerezo, arangije atangira business noneho yo kuzajya akora imyenda. Hanyuma ni nabwo tumuzi, ariko mwumvishe yuko yabanje guhindura inshuro zirenga 3. Izo ne ebyiri muri zo yakoze kwera umwanya muto. Hari ibindi bintu byinshi yakoze, hinduye business inshuro nyinshi kugira ngo agere kuri aho ngaho, bitewe na opportunity yari ari kubona n'ibibazo byari bikeneye gukemurwa kuri ayo akendeye kuri chantier ya mbere yari ari gukora. So ibi ngibi bisobanuye iki rero? Ibi bikwereka yuko umuntu birashoboka ko wava from 0 to 0 bitewe n'iki, n'uburyo ukoresha umutwe wawe. Kubera ko quality ya mbere tukura kuri uyu mugabo yari afite ubwenge bureba muri big picture. Ni amahirwe yabonaga icyo yakoze, yari yasezinze vuba, arangije anagerageza ko agira eagle eye. Kwako urumva we mu gihe abandi bahitaga birukira kuri bya bindi wakoze, we yahitaga agerageza kureba kure, akahita areba none nubwo bari kubona amafaranga bazakenera guspendinga, kuko bubakaga kuri iyo chantier bitazahinduka ko aba harimo amafaranga abantu bakabarabizi. Hanyuma aravuga ati imyenda yawe ntabwo yagumya gusaza gutya, yinjira muri gahunda yo kwambika amasarubati, atangira n'uburyo azagikora ibikweto bikomeye kugira ngo bambare ntibisaze, kuko umuntu wese ukora muri akazi icyo aba areba ni ukugira ngo arebe uburyo yakoresha ikintu kimwe abashe no kubona amafaranga menshi. Iyi ba quality ya mbere. Mwabyumvishe ko mu yindi quality yari afite imagination and creativity. Ni ukuvuga ngo yarebaga uburyo yarimo udushya vuba bigendeye aho ngaho. Urundi rugero nanone akenshi bakunda gutanga n'urugero Elon Musk we n'abagenzi be bakora PayPal. Muri za 1996 bo babonye hari kuza inkundura y'ibintu bya noza bya credit card, bavuga bati
ese igihe credit card abantu bayirambiye bishobora kuzagenda gute? Nibwo bavuze tuzakenera uburyo bahinduranya amafaranga online. Nibwo we yahise atekereza ibintu bya PayPal hagati yabo, kuko hari ibyari bisanzweho bya Western Union, umuntu ashobora kohereza amafaranga ari mu gihugu kimwe ajya mu kindi, ariko we akora none ibintu hagati yanjye nawe dushobora koherezanya amafaranga tudakoresheje credit card cyangwa atavuye kuri banki, tudakeneye banki, ibintu bigakorerwa kuri telefone. Barayidevelopa ubu uyu munsi turayizi. Ni ukuvuga ngo ureba abandi bari kugenda gutya, ukareba intege nke zirimo, wowe ukaziheraho ukatereka ahantu ikintu gishyashya batari basanzwe bamenyereye. Hanyuma ikindi quality ya gatatu uyu mugabo yari afite umuntu akeneye muri business ye, ni ukuba humble mu gihe ugeze kuri success, cyangwa ukaguma uri motivated igihe uhuye n'ibibazo. Kubera iki? Muri business ni nko mu mupira, habamo ibintu bitatu: gutsinda, kunganya no gutsindwa. Ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya, cyane cyane ibintu biba muri business, businessman wese atajya ababazwa no kubona business iri guhomba, kuko murabizi neza yuko 100% ry'abantu bakora business 5% bonyine nibo babasha kuzikomeza, kubera ko 95% biyongeraho ngaho bikabananira. Ikindi kintu niba bigiye kubabwira bwa mbere, mu businessman agomba kugira icyo twita eagle eye, kuba uri hano ariko ukaba wareba kure ukabona ikintu. Nk'urugero, nk'uko igisiga kiri hejuru gishobora kubona umushwi ukuntu aba ari muto hasi, ukamenya ko hasi hari umushwi. Ayo maso areba gutyo niyo umwantrepreneur abakeneye. Ariyo mpamvu buri gihe hari ikibazo kimwe nakibajijwe inshuro nyinshi, buri gihe twajyaga mu makompetisiyo, business yawe urayibona ute mu myaka 5? Niba icyo kibazo utagisubiza, you don't have eagle eye. Noneho quality yindi nashaka gusorezaho noneho ni iyihe? Ni yindi ntagena ntavuzeho, ni ugustayinga humble cyangwa kuguma wiyoroheje igihe watsinze. Aba businessman abenshi nabonye bagira ikibazo kimwe, natwe nanjye nishyizemo cyangwa n'abandi bagana muri iyo nzira. Uzirinde yuko wiyemera ku bakiriya bawe. Bisobanuye iki? Kamuha urugero ruri recent. Muri China uzwi nka Jack Ma ubwe yigeze gukora ikosa ridasanzwe, avuga ku bintu byitwa 996. Ni ibintu biri famous muri China. Bisobanuye kugera ku kazi saa 3 ugataha saa 3 z'ijoro iminsi 6. Urumva no gukora amasaha 12 ku munsi. Avuga ati urubyiruko n'abana mugomba gukora cyane, kandi abakiriya benshi ba company Alibaba, TML cyangwa Taobao zose ni urubyiruko. Urumva yahise create ikintu kimeze nk'aho abishongoye kwa kowe yabaye successful nka businessman. Byateje ikibazo ku buryo public relation company nyinshi ziba zibafite, bamubwiye ati bugiye hirya ibintu bibanze bicogore babyibagirwe, otherwise nutiyunga nabo dushobora kugira loss. Byarabaye natanareka ibintu byo kuvuga cyane kuri social media isagaba. Icyo gihe kinashaka kubwira nanone, nyuma yo gukora gutyo yarikosoye, noneho yize kuba hambara ceceka, yiga noneho kwegereza urubyiruko, ahita shiftinga noneho akora iki? Hari ubundi buryo businessman yishongora, ariko akishongora mu kinyabupfura. Nk'urugero, kaba wavuga ati ngiye gucalenginga abadokiteri muri 2050 akazi kanyu nzakagabanya. Icyo gihe bo abadokiteri nubwo ari abakiriya be, ni industry aba yatatse ntago ari abantu. Icyo gihe industry nayishyiramo imbaraga kugira ngo yibaze uyu muntu yakora iki gituma duhangana. Murabyumva? Stay humble, ariko nawe kwishongora urabyemerewe igihe nawe uzi ukuri kubikoraho. So dukomeze noneho ikindi kintu, ability yo kuba wavuka bundi bushya igihe cyose, cyangwa ubushobozi bwo kuba wavuka bundi bushya igihe ugiye hasi. Urugero nakubaye ni kuri uriya nakwanje kukubwira mutipe wakoze biriya bintu, Levis nkuko nabibabwiye, uko yakoraga business akabona competition iri high, yabaga ari able yo kwita hindura. Ariyo mpamvu nababwiye umuntu ufite innovation aba afite urufunguzo rukomeye cyane rwo kuba yahangana na competition yose, cyangwa competition zose yahura nazo aba ari ubushobozi bwo kuzishyira hasi, kubera yuko abareba ibyo abandi batari kureba, akamenya n'isaha yo guhindura n'ibyo agomba guhinduriramo. Gusa business ntabwo ari ibintu bisaba igihe kirekire. Nkuko twese nabibabwiye, nifuza yuko buri wese yagira amafaranga ameze nk'imeza. Niyo mpamvu ngiye kukwereka ukuntu noneho nawe, sinzi niba warabyize mu ishuri, ariko nakayide ngiye kuguha waheraho ukagakora,
si bigusaba kuhita ujya kwandikisha business muri RDB, kubera yuko kujya kwandikisha business muri RDB hari amategeko n'amabwiriza bibamo hariya. Abantu bagiye bakayandikisha bakishyura n'amafaranga batigeze bunguka, twe turabizi. Niyo mpamvu nkugiriye inama mbere yuko ureba niba koko uri business able cyangwa ureba gukora business, reka ntuza trial ugomba gukoresha. Hari ukuntu wabigenza ukoresheje page imwe y'urupapuro. Banza umenye uti ngiye gukora iki, business ngiye kujyamo ni ibiki. Urugero, kadufata urugero, ndashaka kugurisha wenda ikiro kimwe cy'isukari. Hari ahantu zikigura 700 kure, ariko ahantu wowe uri aho ngaho kigura amafaranga ngahe, 1,100. Kandi aho hantu uhagiye ntacyo bigutwaye, ugiye n'igitsi ukagenda ukayigura n'ubundi rava ifunyitse. Hanyuma wowe ubize ukavuga uti mu ba friend banjye mfite hari abantu bakeneye isukari, ukababwira yuko nubwo barabizi aho bo bagura ayo maye bayiguraho, ukababwira yuko ufite isukari kandi igurisha amafaranga wenda urugero 950. Icyo gihe wowe urabubonye wungutseho kandi umusevinze wa muntu no muri boutique, urabukoze. Urareba none iyability ukoze iki, wamenye ibyo ufite. Business ugiye gukora ni ugucuruza isukari, target yawe ninde, n'abantu ufite kuri we kuri contact list yawe. Kwa ko ntagumva ni ugurisha ikiro kimwe, ntago wavuga ngo target yawe ni igihugu cyose. Ikindi strategy ugiye gukoresha ni urugero ashyira kuri status ya kwa kurabizi mu bareba benshi nabo muri quartier yawe ufite contact zabo, cyangwa uramwandikira umubwete wawe ukeneye isukari ko nyifite kandi ikiro ndi kukigurisha gutya, ukanagenda utesting. Wenda wabona abantu bageze nyuma kuri status, ukabona wayishyizeho, ukabona abantu bakubaje ari nka 5 kuko washyizeho igiciro gitoya, ukabona bahise bakubaza, bikakubera impamvu yuko ujya ahandi ukagura ya sukari, hanyuma ukabose ukagenda uyibashyira nta n'ikibazo ugize, kwa ko bose ni abantu muturanye bakuri hafi. So urumva ko business ni lifestyle, ni ikintu bana nacyo buri munsi. Niyo mpamvu iyo ugiye gukora ibintu nk'ibi ngibi nta gapaje kamwe, ushobora no kubikorera mu mutwe. Business type ngiye kugurisha iki, okay target yanjye ni abantu bafite muri telefone, okay strategy nkoresha ni iyihe. Nshobora gufata umuntu w'inshuti yawe mubwira ngo wowe nshakira umuntu ufite ikiro kimwe cy'isukari ndakigurisha 1000, kwa kurabizi aho ngaho kigura 1,100, wowe ndaguhaho 100, ubwo nawe urabyumva ugasigaranaho 200, kwa ko aho wagikuye kiguze ikiro wakiguze 700. Hanyuma tactique nyine ni ukoresheje umufata. Urumva bigusabye utuntu tune gusa, uzi icyo ugiye kugurisha, uzi n'abantu ukeneye. Noneho we tactique ukoresheje ni iyihe, ni ugushaka inshuti yawe, gushakira mu inshuti zabo, hanyuma uyiheho make. Strategy nawe wakoresheje ni iki, ni ukuba wamenye yuko ugomba gukoresha iki, bagomba gukoresha contact zawe. Ibyo bintu ushobora kubikoresha buri munsi ukagenda ubona amafaranga. Iyi strategy ko iki ariyo mbanje kubabwira mbere yuko utanzabigisha noneho gukora iyindi ya business iri future. Nyuma yo kuyiga nabwo tuzahita dutangira noneho e-commerce neza. Nuko iyi business model mu Bushinwa nabonye abantu benshi bayikoresha cyane. Usanga ari umwarimu akora akazi akariko kose, ariko acanga ku ruhande akabakora nk'utuntu nk'icumi, kwa ki business model iroroshye. Anyura ahantu akabona akantu karahendutse, akahita agereranya na online uburyo igiciro kimeze, hanyuma we noneho akahita afata agafoto, akahita fotora iyo menu akayishyira kuri status cyangwa ibyo bita moments. Hanyuma umuntu umwe akaza kumaza ngo ahantu undi akamubwira ati ninjye ubikora, ntamubwira aho bivanyuze, akamubwira ati ko mbishaka, uwo akajya agenda akabigura hariya agahinduraho kamuza gusa, agahita biha wa muntu gutyo. Wabona orders zibaye 2, 3, 4 zibaye 10, urumva biba bishoboka ko wakora business. Ni gutyo umuntu yitraininga kuba businessman mbere yuko wishora mu bintu binini ugahomba byinshi. Ubutaha rero icyo tuzakora ni iki, noneho nzabigisha uburyo noneho ukora ikintu gitargetinga abantu benshi, kwa ko nkuko nabibabwiye business ni nk'ubuhanzi, hari inzira zo gukurikiza ariko ntago ari fixed, ushobora gushyiramo uburyo bwawe. Ikindi kintu nanone nakubwiye, business buri gihe ireba ikibazo ikagishakira igisubizo ukabibyaza amafaranga. Wakoze cyane ukurikirana iki kintu mbashije kuba nakubwira. U Rwanda niba twifuza yuko muri 2035 tuzaba middle income, inzira ni imwe yonyine, ni ukuba dufite ubwonko bushobora kuba bwashakira amafaranga ahantu henshi, tutisha akazi na kamwe kaho turi. Ciao, shalom, bisangize bagenzi bawe bose ukeka ko byagira akamaro. Nubwo tuzahurire kuri channel ubutaha tubigisha kuri e-commerce cyangwa ngaruka ku
gice cya kabiri cy'uko isi nta muhi dufitiye, aho ndi kugenda mbereka ukuntu muzajya mwumva ubukungu munamenye ko nta muntu bafitiye impuhwe, bibafashe guhumuka amaso. Ubutaha tuzababwira uburyo bimeze kuri Amerika, dukomeza n'ibindi bintu ndetse n'ibiganiro byinshi cyane utacikwa hano kuri channel yacu. Kora subscribe, ukore share. Ciao, shalom.